bimaze sisitasi urangana ikatangira byuzuye kanzere ko garafure nyine hari icyo yafasha nyine garafure bimeze ute se nawe aho wagereye mu mahanga rero waragiye uratwibagiwe no kwibuka abavandimwe mu nyine tu ni bya bintu biraho nyine tu ariko nta bintu by'inyamaswa uhora ubimaza kumbaza kariya gaka ko nzi kugakunda ikindi uba ugashakaho ni iki kandi ndabizi kandi njye singakunda habe na gato nyine gusa muri iyi minsi nyine mberutse kugira nyine nzanga nyine kabyaye inyana nyine tu ni nziza gusa nyine tu amata si aha Amerika si ni amata mubona ku buryo wakifuza kunywa amata yo muri gishwati okay sha narebe nyine tuzabukabona ariko reka nzibyo tube tubiretse nyine tuganire ku bibazo bitumije ngo hamagara nyine tubigiye gutuma abana jya no mu muhanda nyine ngasarati umva sha sister ubu yamereye nabi twawe ibibazo ndi wareba ahora mboza ku nkeke noneho rero urabizi uko byagenze none se amakuru y'iminsi ari karine twaherukanaga kera cyane pe none se ubu ngubu usigara akorera ndabona akazi ndacyari gukorera meyeresi ndabona akazi shaka usapore nyine tu gusa nyine njye nagize nyine tu chance nyine nza kubona akazi nyine nahuye n'abazungu nyine rimwe na rimwe tuba turi muri Espagne ikindi gihe tukaba turi mu Budage za Tanzania aho ngaho niho nkunze kuba nibereye nyine ariko nyine tunarindi iyo nibuka ko hari umwana twakundanye nubwo nyine utayibonaga ariko njye numvaga ko byibuze dukundana niyo mpamvu navuze ati reka nze kukureba buriya naraye ngeze mu rugo nimugoroba niyo mpamvu nabuze amahwemo nyine yo kuvuga uti mbese nyine numva ngoje ku mutima nyine tunavuga uti reka nze ngurebe sinzi niba nababonaga ko mukunda nibyo nanjye narabibonaga ariko ibikanga nubwo byangaga nyine ariko ndakeka kuri ubu ngubu byakemera tukikundanira yewe uguza naho wojeje ku mutima wanjye tukibanira nzabikubwira vuba oya umukunzi ariko gusa niba wambwira yuko umwaka uzarangira ariko ukanyizeza ko byibuze bizacyamo nakomeza gutegereza nzi ko hariho guza nihebeye nzataha tukabana karamata nta kibazo okay nta kibazo urabyemese urukundo rurabunyemereye nanjye musezeranye ko ndasigira nguye mukira muri no mu byiza byose tuzakomeza gufatanya nyine gusa pe sinabona icyo navuga aha ngaha buriya pe ariko buriya nyine ndabona n'amasaha ari kugenda akura sinabona icyo navuga bitewe n'uko mbese nyine ntabwo nari nzi ko birashoboka akenshi cyane natekerezaga ko nasanga nyine warashatse ariko reka njye kwishimira nyine ibi byishimo nyine mbonye muri uyu mugoroba buriya nibuze ko guhamagara ko nageze mu rugo nta kibazo mugire ibihe byiza rero ubwo buriya nawe kuri fone ntabwo nguherekeje ngiye gukora akazi ibihe byiza mbese sigaye numva kurana guhamagaye aba ari ikibazo gikomeye cyane icyumba amagara nzajya ngwitaba byibuze nawe ka SMS kamwe gusa sibyo sinzi niba ari ubukene uba ufite sinamenya byibuze ujye urambwira byibuze ngwereze n'amayinite na SMS imwe ibihagije kuri njye nanjye ndagerageza njye ngwakura umva fone iri gusona halo ni Kayumba niwe ni Kayumba wayibonye siniseriye
ubu ngubu mfite buruse nyerekeza mu Bubiligi. Seriye shira urabizi Ububiligi we umva se ahubwo simbwire nyine shamani we reka kumbesha reke bya bintu by'imikino bya hato na hato umbesha ngo umuntu arapfuye utimbwira apfuye ibyo bintu ntabwo mbikunda man. None wowe si byagenze ute? Nyine pore gusa nyine tu ninzagira nyine nzakwibuka nyine. Liste si bapanze ko tuzagenda ryari? Kwa kabiri? Uyu munsi turi ku cyumweru we umusibejo? Oh my god. Sha nari ninje mu rukundo ariko none nyumvitse. Ariko nyine nakundi nyine tu. Yewe kereka menguretse nyine tu reka nje guserebura nyine tu ubwo nyine nanda guhamagara nyine duhure kwa tafu nyine tu dufata agacupa. Okay. Shira bizi bibaye. Shaka gusa hato naho birambabaje. Nyine tu nabonye buruse nyine yo ko ngiye kuja hanze sinzi niba uzandegereza. Bambwiye ko nyine nziga imyaka 6 sinzi niba iyo myaka 6 uzabwitegereje. Shira urabizi yewe rero akantu ngomba kukubwira mbere yo kugenda. Ko nizere ko atari ukunkatira. Oya ntabwo ari ukugukatira. Isurenze igihe tumaranye tumva naba mfite inda yawe. Uratwite? Ndayiga ibyishimo we. Gusa byo ntabwo nabanga babandi bavuga uti ubwo yateye na nyine karabaye. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko nanjye maze ku mugabo. Ahubwo muganga se akubwiye ko utwite iki? Kwita umukobwa. Kwita umukobwa? Yego. Ahubwo se urifuza tuzamwitane? Ubundi si umwana si papa wamwita izina? Papa wamwita izina? Yaza ko ari umuhungu bamwise Kayumba. Ariko byuze reka nze tumwite Queen, sibyo? Nta kibazo kirimo. None se ndaguzambemukira? Oya, ntabwo abahungu murahemuka, abahungu murahemuka uzagerayo ubone benshi. Reka mbwire, sibyo? Ikimenyetso kiri aho ngaho hagati aho. Wereke ko nzagenda ubuta mbisire ko nazigira ngo wemukire. Reka nze imbeta ibi ikimenyetso cyo kugira ngo uzakomeze unyizere, sibyo? Ubone yuko nzagaruka. Ndakibaza. Kandi ukomeze ubuzirikane, sibyo? Nzategereza. Ubwo nyine kwa kabiri ninjya guhaguruka nyine nzakubwira nyine tu uzongeze ku kibuga. Inaze nyine tumbone kugenda ariko tuzaba tunari kumwe kuri phone, sibyo? Ndakibaza. Okay. Ariko se mama papa yagiye? Papa wawe yagiye hanze azagaruka vuba. Musaza azajyana? Azaza aracyari mu kazi. Nasawa yadusize akaza tugasanga twarahavuye ubwo azadushaka amenya aradushakira he? Azaduhamagara kuri telefone. Gusa tuzakomeza duhora twimukanga tuzagera he? Mwana wanjye rero ntabwo ariko bizahora. Papa wawe nazo azatuzanira amafaranga menshi, tuzatura heza, uziga, uzabaho neza. Suruko ngo ni gutya bizahora natwe tuzagira ngiki gipangu. Abadukorera hari igihe natwe tuzagira bacu bakoze. Mwana wanjye rero yagiye hanze ariko ndikumva ngwaye. Ese mama wafashwe ryari? Burya mfite uburwayi bukomeye ariko ndikumva bumbejeje kure. Ndikumva nshobora kuguhereza yino mbeta yo papa wawe yanzigiye. Rero mwana wanjye yino mbeta
ino mbeta ishobora kuzaguhuza na papa wawe igihe cyo nzaba ndakiriho siko bimeze igihe waba uri ngo kugenda mu nzira ino mbeta azayibona kuko yari yarayimbaye siko bimeze mwana wanjye rero igihe cyo nzaba ndakiriho ntuzabura umuvandimwe wo musigarana kandi uzitware neza siko bimeze